Agafilime kacu rero twakomereje ahangaha, umukobwa akimara kubona yuko nyirabukwe yamuteze kamera yahise azamuhitamo nyine kuza kubibwira umugabo we. Umugabo we rero yaramubwiye ati rero tugomba gukina mama umutwe wo kugira ngo tumwereke yuko ibyo atekereza atari ukuri. Rero bamaze kubijya inama dore baraje bicara hano umwana ndetse na nyirakuru, arambwira ati rwose nkunda ukuntu papa wanjye na mama wanjye babanye neza. Arangije atangira kumbwira ati hoya, ati rero wa mwana we rwose sinzi ibintu utekereza, ubundi ubwonko bwawe buraguha, ati urabizi neza ko uriya atari papa wawe, ati ahubwo ni umuhungu wanjye, ati rero ibyo ngibyo byo kuvuga ngo papa wawe rwose sinzi ibyo uba urimo kuvuga. Akirimo kubwira umwana nabi gutyo hari abahise baza, ni umuhungu we ndetse n'umukazana we, ariko abwira ati rwose muraberanye mumeze neza cyane, ati rwose nizere ko utazongera gukuramo ako gakufi naguhaye. Ati hoya rwose mama, ati ntabwo nzongera kugakuramo, ati kubera ko nabonye iyo nkakuyemo bikubabaza. Kumbi bamaje kumutahura ibintu byose barabizi. Umusore rero nawe yahise ambwira ati mama rero warakoze cyane kubw'impano wahaye umugore wanjye, ati rero rwose mbasezere nanjye njye mu kazi, amasaha yo kujya mu kazi yageze. Umukecuru ati rwose mwana wanjye ugira akazi keza, ati rero mama, ati nanjye ngiye kugenda, uwo nguwo ari umukazana, ati buretse gatoya reka nkubwire yuko hari ikintu ugomba kugenda ujyanye, ntabwo ugomba kwibagirwa umuzigo wawe, atakira. Kumbi umwana niwe arimo kwita ngo ni umuzigo. Ati nta kibazo rwose mubyeyi ndamujyana, ati rwose ntukamunsigire, ujye ujyana umwana wawe umujyana ahantu hose ugiye, njyewe ntabwo naje kurera abana hano, ati rwose ndisaziye ntabwo ibyo ngibyo mba mbirimo. Ati nta kibazo rwose mubyeyi nzajya mutwara, ati mu gihe ntarabona undi muntu wo kumunsigarana. Undi si uno mukazana acishije makeya. Ibyo ngibyo byose umukecuru akora rwose amera nk'aho atanabibona, nta nubwo abyegereza umutima rwose ngo yumve bimubabaje. Umukecuru arangije aravuga ati urabona ukuntu yashakaga kunsigira uriya mwana we di, ngo nirirwe ndera. Batwereka rero hano muri hoteli imwe, bagenda batwereka ibyumba 203, 204. Birangije uno mukobwa kumbi cyangwa se uno mubyeyi akora muri hoteli, yaraje asuhuza umusekirite, aramubwira ati rero hano hari abashyitsi cyangwa se abakiriya bagutegereje, bibaye byiza wagenda rwose ukabakorera. Akora muri hoteli ariko akoreramo massage nyine, kwa kundi abakiriya baza bakavuga ati turananiwe dukeneye umuntu udukorera ka massage, niwe nyine mukozi waho ubikora ibyo byose. Hano rero umukecuru bakimara kugenda yahise akurayo ya telefone ye acungiraho kuri ka gakamera kari ku gasheni. Arangije atangira kuvuga ati nari mbizi neza rwose yuko ubu ngubu aba agiye mu mabi ye, ati ubu ngubu rwose we nagufashe cyane, noneho ibi bimenyetso ngiye kubika nta hantu uri bubicikire, ati rwose umuhungu wanjye noneho agomba kubibona, ati kubera yuko ubu noneho ndagufite rwose wese. Hano rero barakwereka yazanye n'umwana we, nyine barakwereka ku gashenete, hano hari ibyo biba biri kugaragara kuri kamera, umukecuru nawe akabibona. Umwana yahagaze imbere ya mama we, ahangaha ni ukuvuga ngo umukecuru nawe aba abireba byose. Amaze guhagarara imbere ya mama we rero umukecuru atangira kuvuga ati nawe akujyana muri ibyo ngibyo ukajya kumufasha cyangwa se ukajya kumucungira, ati ni ukuvuga yuko nawe uri umufatanyacyaha na mama wawe, ati ubu rero rwose nabaziye. Yahise ahamagara umuhungu we rero igitaraganya, arangije aramubwira ati mwana wanjye, ati noneho waba ubizi neza, ati ndagukeneye cyane rwose, noneho ngwino wihuta, ati kubera yuko noneho ibimenyetso mfite uyu munsi noneho ni simusiga, ugomba kumenya buri kimwe cyose ku mugore wawe. Barakwereka rero bahise baza hano mu modoka, baza kuri moteri runaka, ni ukuvuga ngo nyine ni hoteli ntoya nyine cyangwa se itaraba hoteli neza. Arangije amaje kumuzana hano bahita bahagera, bamaje kuhagera aramubwira ati mwana wa, ati byose nabyiboneye njyewe kuko mba ndi kubireba kuri telefone yanjye, ati umugore wawe yinjiye muri ino hoteli, rero tugomba kugenda nyine tukamusangamo, ati kubera ko nabonye n'icyumba barimo, ati nawe reba, ati si ureba, ati reba ano mashusho. Arangije atangira kumwereka nawe ibyo aba ari kureba nyine kuri kamera, ati ntabwo uri kureba ano mashusho, ati reba urabona atari kumwe n'umugabo bari mu cyumba, ati rero ugomba kumenya buri kimwe cyose nyine ku mugore wawe, rwose ntabwo ari umwizerwa,
kunanirwa ati nawe reba buri kimwe cyose ati urabona atagiye kuguca inyuma ati none se uriya mugabo aryamye hariya kugira ngo nyine babe bari aho ngaho hariya ni muri siporo ni muri resitora bari gusangira ati cyangwa hariya ni muri ofisi bari gukora ati rero ugomba kumenya buri kimwe cyose ati nawe reba ati uno mugore wawe nta nubwo agira n'isoni ati uri kureba ukuntu ari gukora kuri uriya mugabo ati rwose bisa nkaho uno mugore atagomba kuza mu muryango wacu. Disi umugabo yaricaye hano nawe arumirwa aravuga ati mana we ibi bintu ntabwo ndi kwizera yuko mama wanjye ari we uri kubinkoresha. Rero bakigera hano handi ho yasize umwana ku muryango yahise avuga ati mana we ati papa wanjye na mukecuru baraje, atangira kuzunguza akantu mama we yari yamuhereje. Arangije aramubwira ati none se urimo kukazunguza kugira ngo uhereze mama wawe sinyare? Ati hoya, ati uyu munsi ntabwo biri bubahire rwose, ati reka tuze noneho rwose tubagwe gitumo. Arangije rero hano disi undi nawe ntabwo azi ibiri kujya mbere, arimo arikorera akazi nyine kubera ko akora akazi ka massage, arimo rwose arakorera umukiriya, arimo aramwitaho, arimo arashaka ibikoresho nyine kugira ngo akorere umukiriya we. Umukiriya aramubwira ati ngaho ryama wubitse inda noneho ntangire nyine nkukorere akazi, azana n'amavuta akoresha. Akijya gutangira rero kugira ngo atangire gukora massage umukiriya, mukecuru n'umwana na papa we bose bahise binjira. Yinjiyemo hano mukecuru yabuze n'icyo avuga, akubitwa n'inkuba abonye rwose umugore yari yibereye mu kazi. Aravuga ati none se ko muje hano bigenze gute? Ati hari ikibazo cyaba kibaye? Ati rwose mwambwira kubera yuko mu mwanya mutoya haraza gukurikiraho undi mukiriya. Umugabo yarebye mama we arangije aravuga ati sheri narinzanye mama kugira ngo arebe ukuri kw'ibyo uba urimo kubera yuko ngenda bizi neza akazi ukora. Ati rero we atekereza yuko uba urimo kunca inyuma. Ati rero nizere ko ubu ngubu amenye ukuri kwa buri kimwe cyose. Umukecuru aravuga ati hoya, ati ibi ngibi rwose ntabwo nakizera ko mwari mwabigambanye wowe n'umugabo wanjye. Umwana wanjye umaje kumuhindura ikigoryi, ati nawe ndebera ukuntu umaje kumugira. Ati ubu se uba uri mu kazi, akase ni akazi nyabaki? Eterega mama ibi ngibi byose rwose ni akazi. Ati kandi n'ibi ngibi twatubizi neza ko uri kudukurikirana. Ati rero buri kimwe cyose rwose twagize ngo tukwereke ukuri. Ati n'umwana wanjye, ati kari akantu nawe ukamuhereje kugira ngo akazunguze, ati niko azunguza iyo habonye haje undi mukiriya. Ati ntago ari uko nyine ari sinyare zo ko tuba twaje mu mabi yacu. Ati kandi nanjye n'umugabo wanjye arabizi rwose nta kibazo, nta n'ikibazo aba mfiteho we. Ati rero rwose uba ushatse watuza, ati rwose nta kibi nenda kuzana mu muryango, umugabo wawe cyangwa se umwana wawe ndamukunda. Ati rero rwose tuza wa mukecuru we. Ni nuko agafilime kacu kagenze rero, byarangiye umukecuru bamweretse ukuri kandi nawe agomba kukwemera. Turabashimiye cyane rero mwe mwakomeje kubana nawe. Wowe utarakora subscribe banza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no muri video zacu z'ubutaha.